Raphael. Mu rukundo twifuza kuba hafi y'umukunzi. Hari igihe ukundana n'umuntu kuri hafi, mwese bikaborohera kuba hari ibyo mwajya mufashanya, mukanaganira imbona nkubone, mukerekana urukundo. Hakaba n'igihe noneho dukunda, tugakundana na wa muntu tutarahura nawe na rimwe, kandi uwo muntu atuye kure yacu cyane, hahandi kubonana biba bitoroshye. Ku bantu bakundana, hari igihe ubuzima buduha ibyerekezo bitandukanye kandi imitima yacu itabishaka, cyangwa natwe bitugoye kubyakira, ariko tukabura amahitamo. Ni igihe kigera mu buzima rwa rukundo rwacu, wa mukunzi, bikaba ngombwa ko tujya kure, akatujya kure aho amaso yacu atabasha kugera, aho tutabasha kubona, kandi ahari aribwo tugikundana cyangwa tumukeneye ngo tube hafi. Ikintu cya mbere kitugora muri ako kanya ni ugusezera umukunzi. Iyo umuhobeye kumurekura biranga, gutandukanya ibiganza byo tukumva bidashoboka, gusa kuko ari cyo gihe tuba tugezemo, biba bisa nkaho duhatuwe kubikora, nibwo umutima wawe utangiye kubirwanya. Iyo tugiye gutandukana n'uwo dukunda, ako kanya duhita tumukumbura kandi ntaho arajya. Dore uko bigenda. Mu bushakashatsi bwakozwe na Lisa Diamond wiga ku mitekerereze ya muntu muri kaminuza ya Utah, yatangaje ko impamvu dukumbura umukunzi wacu igihe agiye cyangwa se ari kure yacu, nuko tumutekerezaho cyane. Uko dukomeza kumutekereza, byikoze ubwonko bwacu buhita bukora umusemburo witwa vasopressine. Uyu ni wo musemburo utuma dukumbura. Ako kanya vasopressine igikorwa, ihita twambura ububasha bwo kwihanganira kuba twajya kure yo dukunda, maze ukumva utamurekura cyangwa ukumva yakuba hafi. Niyo mpamvu ujya kumbura umukunzi wawe cyangwa kumurekura bikanga igihe muri kumwe. Nuko bigenda. Ni impamvu nyinshi zituma umukunzi wacu tujya kure: akazi, ishuri, umuryango, inshuti, ubuzima n'ibindi. Noneho wa munsi, ya saha iragera aho dukwiye kumusezera. Ni bimwe mu bihe bikora ku mutima wacu, bikora ku mutima wacu mu buryo bwihuse kandi cyane. Ibi byose bikimara kugera ku mutima wacu, tukimenya ko tugiye kumusezera, bihita bidutera icyumviro cyitwa douleur de la séparation. Ni bwa buribwe ugira kenshi iyo utandukanye n'ukunda, byaba burundu cyangwa se hari aho agiye kujya, mutazongera kubonana vuba. Nzagukumbura, uzamura ku mutima, kure y'amaso si kure y'umutima. Nzagaruka kandi tuzongera twishime. Maze nawe akagira ati, yego nzihangana ngutegereze nubwo bigoye. Nanjye nzarinda rya sezerano ryo kugukunda iteka. Ni kimwe mu biganiro bikora ku mitima y'abakundanye. Amagambo aba yimbitse kandi avuze byinshi, gusa hari nubwo bitunanira kuvuga ibyo byose, ikiniga kikamira ayo magambo yose, ubundi bigahinduka amarira gusa ku mpande zombi. Ibi ni uko umutima wacu uba ukiri kurwana na cya cyumviro cyitwa douleur de la séparation, bwa buribwe bwo gutandukana n'umukunzi, ukumva nta kindi wamubwira keretse ijambo rimwe gusa: ndagukunda, byonyine. Noneho umwanya uragera, bikaba ngombwa ko umurekura ikiganza akagenda. Ako kanya muba mutangiye umubano witwa long distance love, amour à distance. Ni urukundo dukundana buri umwe ari kure y'undi. Urukundo rutuma benshi banyura mu buribwe budasanzwe, gukumburana byimbitse kandi bikabije. Hari ubwo bavuga ko long distance love ari nziza kubera impamvu zitandukanye, gusa ni urugendo abakundana banyura muri byinshi bibasaba gukomeza imitima, kuko abenshi badakunze kurwihanganira cyangwa ngo barukomezanyemo, bihanganire kuba kure y'uwo bakunda. Niba warigeze gukunda cyangwa uri mu rukundo uba kure y'ukunda, urabizi neza uko long distance love rimwe na rimwe iryana, kandi ko mu rukundo nk'uru buri kantu gato kose ukunda koze
kaba kavuze byinshi bigakora ku mutima wawe. Uzabyitegereze neza ku muntu uri muri uru rukundo, akenshi kubera ibyo anyuranamo n'umukunzi we cyangwa se ibyo wanyuramo, harimo kutihanganira kuba kure y'umukunzi n'ibindi byinshi, ku buryo bigira naho urwara indwara y'urukundo, la maladie d'amour. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Munyemere uyu munsi mbabwire ku bintu bike mwakora kugira ngo wowe n'umukunzi wawe urukundo rwanyu rurambe, niba mukundana buri wese aba kure y'undi, cyangwa kugira ngo urukundo rwanyu rukomere no kubakundana babana. Nitwa Raphael, ngo hayi ikaze. Ikintu cya mbere uzakora kugira ngo urukundo rwanyu rurambe ni communication, cyangwa se kuvugana. Iyo uvugana n'ukunda igihe muri kure, bituma buri umwe abona ko ndamutekerezaho. Communication nziza mwagirana ni yitwa communication optionnelle. Cyagiye umuvugisha wumva ari ibintu bikurimo, cyagiye umuvugisha wumva umukumbuye cyangwa se ari cyo gihe nyacyo, atari bya bindi abakundana rimwe na rimwe bajya bapanga umunsi isaha runaka akaba ariyo bazajya bavuganiraho, kandi rimwe na rimwe bidakunda. Urukundo ntabwo rukorera ku itegeko. Dore ikibi cyabyo, iyo ya saha igeze cyangwa wa munsi mwumvikanye, hari ubwo duhura n'imbogamizi maze tutabikora, bikaba byateza ikibazo mu rukundo cyangwa se umwuka mubi. Icya kabiri wakora, ntuzihutire kugira icyo ushinja mugenzi wawe. Iyo twagiye kure y'uwo dukunda, hamwe tudakunze kumubona kenshi, dutangira kugira ibyo turema mu bitekerezo byacu, tugakeka, tugatangira gushinjanya ibintu runaka kubera kutagirana icyizere. Biterwa n'uko tuba dutangiye kwibagiza uko tumuzi neza, bigatuma duca imanza, rimwe na rimwe tukanarengera. Ibi byose bigakurura intonganya mu rukundo. Niyo mpamvu dutega amatwi umukunzi wacu kandi tukamwizera. Intego nicyo kintu cya gatatu gituma urukundo rukomera rukanaramba. Wowe n'umukunzi wawe muzashyiraho intego runaka, maze mwese murwanire kuyigeraho. Mu rukundo tuganira byinshi, hari nubwo hazamo agatotsi, gusa iyo mufite isezerano ko hari ikintu mwagambiriye kuzakorera hamwe, urugero nko kubana cyangwa se ikindi, bidufasha gukangura rwa rukundo, bikanababera impamvu ituma mugomba kongera guhura cyangwa rugakomera. Nicyo cyiza cyo kugira intego mu rukundo. Ikindi, uzamenye neza ko iyo ntera cyangwa se distance iri hagati yanyu izamara igihe runaka kandi ikarangira. Long distance love ntiyabaho nta cyizere. Kugira ngo icyizere kibeho, hagomba kubaho ubushobozi bw'uko hari igihe kizagera mukaba hamwe maze mukishima. Muzaganire byimbitse, museke kandi mwishimire uwo mwanya. Byitwa le temps précieux des amoureux. Niko kanyuma ruganira n'umukunzi wawe, muganira ku byanyu n'ahazaza ndetse mwishima. Ibi ni mubikora, urukundo rwanyu ruzaramba, kandi kure y'amaso si kure y'umutima.